Peri ntabwo itojwe neza. Tarebu n'umutoza ukuze kandi gukura si icyaha. Nta nubwo umuntu wamuhora ko akuze, natwe tuzakura. Nibisanzwe ahubwo n'umugisha kuramba. Ariko iyo uzi ko utagifite imbaraga zikwemerera kugira ibintu runaka ukora, ibyiza no kugira timu ibigukorera, hanyuma none ugashyiramo experience yawe, bwa buhanga, bwa bumenyi, ya mitekerereze iri hejuru kurusha abo mukorana. Ariko nushobora kuba ufite imyaka hejuru ya 70 nurangiza ngo uzane n'umwongiriza ari nawe ufite ibijyanye na fitness ari imyaka hafi 70, ntabwo bishoboka. Kubera iki? Kubera ko coaching ni ibice by'ingenzi bijya kuba bitatu. Icyambere, umutoza ni igitekerezo. Umutoza ni nuko wumva ibintu. Umutoza nicyo bita understanding. Ikiriya abantu bita philosophy, igena ntekerezo. N'ubumenyi ufite ku mupira. Ubwo bumenyi rero ubuzamo navuga ngo uduce twinshi cyane ku buryo ugiye ku breaking down iyo uri gukora icyo bita gutegura imyitozo, ugenda wicamo ibice uvuga twenda tuzakora gutya mu gihe wenda cy'ukwezi, tuzakora gutya muri iki cyumweru tuzaba tugeza aha, tuzakora gutya tuzaba tugeza wenda mu minsi 3, uyu munsi tuzaba tugeze kuri ibi ngibi. Ibyo bintu kugenda ubicamo ibice ukora, navuga ngo imyitozo muzakora. Icyo ni igitekerezo uba wabyanditse ukabishushanya ukagena buri kantu kose uko kazagenda. Ibyo ni igice cy'uko ubyumva ku rupapuro ukabikora. Icya kabiri ni igice noneho cyo kugira icyo bita kudemonstra, kwerekana koko ibyo bintu uko bishaka. Aba bakinnyi baba ari bakuru, iyo berekereye akantu gato bahita bakumva vuba. Niko bigenda. Mutoza araza akabwira nashushanyije ibi bintu ndashaka ko dukora gutya, ibyo ni ibyanditse ku rupapuro. Yarangiza we abazi doze iri buze kuba accumulated n'abakinnyi kuri ibyo bintu yashushanyije, ariko urademonstra, uraberekera. So icyo ni icya kabiri. Cya gatatu mu bice bigira abatoza cyane ni igice cya encouragement, gukomeza kugenda utera abakinnyi akanyabugabo, cyangwa se ni igice cya correction, gukosora. Icyo ni cya kintu mujya mwumva kizamo n'igice rimwe na rimwe cy'igitsuri, hahandi umuntu aba atagishaka kubikora ariko ukamwempoza kubikora kubera yuko uzi yuko ntabwo yari yakemera ya doze ye. Hari ibintu rero muri ibyo bice byose ko ari bitatu Tareba adakora neza kandi muri aspect. Yego. Iyo baje abantu muri aperi bakavuga ati ikosa rya mbere Tareba akora kurusha yandi yose, ntabwo twitoza ngo ubone twakoze imyitozo yuzuye, gutangira muri warm up ngo dukore warm up kuko abakinnyi barakeneye kuri niveau hejuru. Abenshi turaganira banatozwa n'abatoza benshi. Tuvemo tujye mu cyo bita main part, none wa mwitozo nyamwitozo dukore kuri break, ubona iduha neza kugira ishusho y'icyo twifuza ko umutoza yifuza ko tuzahora nacyo muri match. Ni umuntu uzakababwira abakinnyi bimwe bya kera bakazenguruka tere, barangiza kuzenguruka tere akubaka materiye bagakina rondo 6 bakozaho, barangiza agahita akora academy tere bagahita bakina iminota nka 20, barangiza ngo dushoje imyitozo ngo dutahe. Nta kintu na kimwe, nta defensive block, nta attaque, nta animation, donc imyitozo ya AP ntabwo ibiririsha. Nejo bundi tujya kubasura CDS ari ndabyibuka na Ruvuyanga ya mbere umuhamye, naramubwiye ni imyitozo, niba ariyo myitozo ari gukoresha azi yuko afite deribe ngo yango urabona ngo nukwenda ari itangaza amakuru. Ndavuga meno hari ukuntu ubona umutoza muri icyo ngicyo cyo gukoresha kwizigira niba abanyamakuru baba bahari. Umukinnyi adakoze ibintu byiza uko umukankamira, uko umucyaha, uko umugati wiregeza, uko nyine yamakari y'umusifuzi, cya kintu gituma y'umutoza, cya kintu ubona ukabona ko imyitozo abakinnyi bifata oseriye, ukabona baragutinya. Ntago mba mbona kabisa iki cyumweru rwose tuzafatanya tuganire kuri ama equipe no kwitegura yayo. Icyo kintu gihari kuko urebe nka ba Basane Rigoga ejo bundi ngo yagize atya, usibye niba mazigiye bamushinja by'inzoga bongera kumana ejo bundi ngo yageze mu myitozo rwose aravuga ati
ni mu nkorere ka boyiro hariya mu nzove uzi ko harimo akantu k'agakoni nkatremo ibipavuro byinshi n'ibisenda ewana mbanze niyuke ngo yakubise ka boyiro ageze mu kibuga azengurutse kabiri hari ingengabana nta kirimo basane waryamye wowe you see kuko hari ingingo n'umuntu nyine utihanganira kubona icyo kintu nyine cy'imyitozo harimo ingufu niho hantu wenda harimo ka difference ni nako twabonye kuri iriya derby match wanza na Rayon Sport isa nifite imbaraga cyane kurusha APR ariko